Nubwo yari ikinege kandi ababyeyi be bakaba bari bamubonye ari mu zabukuru, ntiyahisemo kugondera urukundo rwabo, ahubwo yahisemo kujya mu muhamagaro we wari waramuhaye ubuzima, uwari waramuhaye kubaho. Ese ni iki cyatumye Yohana amenya ko Yesu ari we Kristo yagombaga gutangariza amahanga yose ko atari yarigeze ahura nawe mu buto bwabo? Iki kiganiro kigiye kugaruka kuri ibi ngibi kandi kiraduha amakuru yuzuye ku cyatumye Yohana mu mutima we hemezwa ko ari Yesu kandi akabikorera mu gihe gikwiye. Niba ari ubwa mbere tubanye, ibuka gukora subscribe kandi nugira ibyo wunguka usharinge n'abandi. Amateka atubwira ko Mariya nyina wa Yesu na Elizabeth nyina wa Yohana, marayika yabagendereye mu bihe bimwe. Nk'uko babyivugiye ku bwabo, bari bahiriwe koko. Nta mubyeyi wo ku isi wari kugira amahirwe aruta ayabo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kigiye kugaruka ku mateka ya Yohana Umubatiza, wa wundi wavuzweho ngo mu babyawe n'umugore ntawe umuruta. Ubwo si byo bishatse kuvuga iki? Tekereza uwo waba uri we kugira ngo umukuru w'igihugu aguhitemo kugira ngo ujye gutegura inzira ye aho yaba azagirira uruzinduko. Waba uri umunyamahirwe, waba uri umwizerwa, ndetse no kurusha abandi bose baba bamuzengurutse. Inkuru mvajuru yageze kuri Zekariya ubwo yari ageze mu zabukuru. Nubwo atabashije guhita abyizera mu rukundo rw'Imana, ntabwo yahise iburizamo uwo mugambi. Nyuma y'amezi 9, nk'ibisanzwe ku bandi babyeyi, babyaye umwana w'umuhungu, ubu ari kuzaba integuza ya Yesu Kristo. Nubwo nta mateka ya Yohana tuzi ngo tumenye ko ubuzima bwe bwari bumeze umunsi ku wundi, dusoma ko atigeze ahura na Yesu mu buto bwabo, ahubwo yongeye kumubona ari nabwo yamubonye bwa mbere kuri Yorodani aje amusanga. Yamenye neza ko ari Yesu kandi asohoza inshingano ze mu buryo bwuzuye, amutangariza amahanga yose, n'ijuru ribyemeza muri ako kanya. Ni iki mu by'ukuri cyabwiye Yohana ko wari uje umusanga yari Yesu, uwo yagombaga kwereka isi yose? Ko atari gukomeza kubana nawe mu isi byari kubyara amacakubiri mu Bukristo. Nta kindi cyatumye Yohana amenya Yesu usibye ko yari yaramenyereje umutima we kumva ijwi mvajuru, ijwi ryongorera rivuga rya Mwuka Wera, amwemeza bidasabye ibimenyetso. Isomo ritangaje ry'uyu munsi riraturarikira kugurira imitima yacu no kwimenyereza kumva ijwi ry'Imana, tukaritandukanya n'irya Sekibi, kuko burya nawe aravuga. Yohana yeguriye Imana ubusore bwe kugeza n'ubwo gucibwa igihanga bitari bimuhangayikishije, ahubwo yemeye kwerekeza intekerezo ze ku bigishwa be, aho kugira ngo agundire icyubahiro ahangane n'uwo yari yaraje gutegurira inzira. Yohana yakoze umurimo we mu busore bwe, ariko ntacyo yigeze ahomba. Ni urugero rw'abasore bo muri iki gihe n'abandi bose batekereza ko gukurikira Imana ari igihombo. Niwe muntu wamenye umuhamagaro we, ahitamo kwiyanga ubwe, yemera gutandukanya n'igituza cya se, ayoboka inzira y'Imana yivuye inyuma. Natwe dukwiriye kwiyegurira Imana, tukayisaba ikadusobanurira impamvu turi ku isi, kuko hari abo tuba twaravukiye rimwe ariko bakaba barapfuye.
Imana mbere ya byose.